tugiye kurebera hamwe ese hagati ya Rayon Sport ni ekipe ifite abakinyi beza, ni ekipe yaguze neza, ni ekipe ifite karabu nziza, ni ekipe nkuko rwose bimeze cyane. APR FC yamaje gukaba umwanya wa kabiri, ariko niyo nkuru nziza irimo hariya muri APR FC, ubwo bagiye gukubana hagati ya APR FC ndetse na Rayon Sport. Ntekereza ko nta yindi kipe izongera kwitambikamo nyuma yuko ibirarane birimo birarangira kabisa. Tugiye kuba twareba ikubana hagati y'amakipe yombi, ariko ni muri urwo rwego twese turi hamwe se aya makipe hagati muri aya makipe uko ari abiri ni ekipe iderivaninga neza ku buryo bataje kuba yatwara igikombe. Tugiye kuri hamwe bimeze bitegiye kubasesengura mabwira uko Rayon Sport biba bihagaze ari muri karabu yayo, mabwira APR FC uko biba bimeze. Mwegere hano ariko abafana mwese mwaya makipe ni umwe nakande subscribe n'undi akande subscribe, ubundi twinjiye muri izi nkuru mu kande subscribe rwose. Umuntu utakande subscribe mbonero no gushimira abantu bakande subscribe kuri aya makuru tubagezaho, abantu bakande subscribe cyane tujya tubikenera cyane. Nizere ko mwasoje kwanda subscribe, reka twigende twihute mbabwira ukuntu Rayon Sport APR FC biba bimeze muri karabu. Ekipe ikina neza ukabona ko iri swanyeze kabisa. Aya n'amakipe atandukanye mu gihugu imikinire, n'amakipe atandukanye mu gihugu imitorize, n'amakipe afite ibintu byinshi atandukanye cyane, ariko muri iyi season uburyo imikino tumaze kubona dutangira nagiye mbabwire ngo ikipe Rayon Sport nekeje ko mwamaze kandi subscribe ni ibintu tutakwiba dutera ko komite nyinshi cyane. Ikipe Rayon Sport uburyo imeze ubu ngubu, manza kubakubita na breaking news. Rayon Sport irashaka abakinyi bagera kuri babiri kabisa, nimero 6 ukomeye cyane ndetse na nimero 9 kabisa umeze neza cyane, uza guchanginga faringanye kabisa, na nimero 6 uza guchanginga Kanamugije ndetse na safe kabisa. Rayon Sport ifite ekipe nziza, ntabwo ifite abakinyi, ifite ekipe nziza, kalabu nziza tu. Rayon Sport ifite ekipe iri balance kabisa. Rayon Sport urebye abakinyi bayo nta kinyuranyo kiba kiri hagati yabo, hagati y'umwe n'undi nta kinyuranyo kiba kirimo. Ibyo ngibyo bifasha kurusha ekipe ifite abakinyi ifite reka dufite nk'urugero kambaye nk'urugero Rayon Sport mu mwaka wa 2022 yari ifite abakinyi harimo Esombiro, Onanande, Ruvumbo ndetse na Ojera. Abakinyi bagaba batatsinze, Rayon Sport ntago yabasha kubona yawo n'itsinzi. Byaga bigoye ko nimba Onana atatsinze, Ruvumbo atatsinze, Rayon Sport intsinzi ntago iboneka aho ngaho. Ndajya mbabwire ngo Rayon Sport uburyo ubu ngubu bimeze, ariko Rayon Sport iracyabona amakano, iracyabona nimero 6 kuko Rayon Sport muri expectation ntago iderivaninga neza cyane. Rayon Sport icyo nababwiraga nuko imeze iri hagati, mbese Rayon Sport hagati y'umukinyi n'undi nta kinywa kiba kirimo ku buryo buri mukinyi wese yatsinda. Nimo Saifu ashobora kuza amaze ibyumweru bibiri, amaze amezi abiri adakina, akaba yatsinda ibitego bibiri by'umutwe, ukasanga mbega ibitego nyine barabisaranganya nk'abakinyi, ugasanga abana ba Adama bafite ibitego 3 cyangwa se hagati 4, ugasanga Iragwaje afite 4, ugasanga ba Faringanya yagize ibitego 8 mbyuka neza. Urumva ko Rayon Sport iri balance kabisa, itandukanye na APR, Rayon Sport cyane ariko biratandukanye. Rayon Sport ifitemo rwose balance muri ekipe yayo. Twagiye kuri APR twambutsa fana APR yose mu kandi subscribe nabagezeho ubu ngubu ngiye kubabwira uko bimeze. Neze ko mwangije ukanda subscribe. APR FC uburyo imeze kabisa, ndajya mbabwire ngo APR FC manza wizere ko umutoza Gronovic ari umunyaserbia, igihugu cya Serbia ni bamwe mu batoza akunda kubamo, n'abatoza bakunda kwizera mu bintu byo kudefanda. APR FC uburyo animaje y'umukino, APR FC umutoza Gronovic abwira abakinyi ko bagomba kuza gukora pressing impande cyangwa se benda kugera ku murongo ugabanya ibyuga kabiri, byibuze nimero 9 akaba ari gupressingira uvuye kuri ku murongo ugabanya ibyuga kabiri, nimero 9 akapressingira byibuza kuri metero nka 20 byibuza akaba ari gupressingira. APR irategereza nyine, APR irategereza ekipe ikaba yayisanga mu kibuga cyayo, ikaba aribwo yambura ballon. Ariko APR yose ikina nyine defanda. Niyo mpamvu kambabwire, niyo mpamvu mukandi subscribe mbabwira akaka, niyo mpamvu mbona APR yose mutoza Ikonovic abakinyi yabanje mu munsi babanza mu cyari ku munsi kurikiyeho cyangwa se kuri shundi kurikiyeho, mbaza ngo biterwa n'iki.
manza ukande subscribe tugendane neza kabisa. Ikintu kibitera Delikonovic, ikintu gituma ahindura line up buri gihe Delikonovic ni umutoza wizerera mu bintu byo kudefanda. Delikonovic akora imyitozo icyumwe, akoresha imyitozo icyumwe. Just yo urumva ko icyo cyumwera abamaranye nabo aragenda averify abakinyi bose mu myitozo. Umukinyi we ponze neza cyangwa usuguze imyitozo neza niwe uba ufite amahirwe yo kubanza mu kibuga. Umuntu atoje ibintu ashaka akaba ari we ubikora neza niwe ubanza mu kibuga. Niyo mpamvu uzaye kubona mukabona Tadeo Ruwanga, mukabona abanibiza baramazamu, kajya kubona mukabona yahindaguye ibintu nuko mu myitozo barakoresheje barabonye uware ponze neza muri mediane. Niyo mpamvu ahindagura, ariko Delikonovic ikintu cyagomba kwitaho ni ukugira ekipe ishamye ishinze, kuko abakinyi buriya iyo umukinyi akinye match akazagaruka nyuma match ebyiri, automatism hagati y'abakinyi ndetse na kombinezo hagati y'abagenzi be iragabanyuka. Delikonovic icyo nabwira agakina umupira wemeza cyane nyine, ntago ubundi Delikonovic kambabwiza ukuri we filosofie cyangwa se imitoreze ntago arabasha kureponda neza muri ekipe ya APR FC.